abashumba bose bazajya mu ijuru? ntabwo mbizi. Ni umunsi udasanzwe Imana iduhaye, tugize umugisha. Tubasuhuze aho muri hose, abari ku mugabane wa Amerika, abari i Burayi, abari muri Aziya, abari mu majyaruguru ya Afurika, hamwe bavuga Icyarabu, mwese turabasuhuje. Twizere ko mumeze neza. Utameze neza nawe akomeze kwizera Imana. Imana izabigenza neza, undi munsi muzaba mumeze neza. Ntabwo ariko bihora bimeze, ubuzima bugenda buhindagurika. Uyu munsi uba wishimye, ejo ukababara, niko bigenda mu buzima. Ariko nta gikanganye, ntabwo mwenda gupfa. Ubuzima buzagenda bumera neza ku wundi munsi, kandi abameze neza namwe musengere n'abatameze neza kugira ngo bamere neza. Hanyuma dufite umutumirwa muri kumubona ameze neza. Kameramana nawe uri kubibona, umutumirwa wacu ameze neza cyane. Sinzi aratwibwira ninde uyu munsi twatumiye? Nitwa Uwambaye Jessica, ndi umubyeyi, mfite abana 2. Imana iduhana umugisha. Kameramana, Uwambaye Jessica, uwamwegera. Hanyuma uri kumva, Uwambaye Jessica ni mu ntoki. Uwambaye Jessica wambaye isaha nziza. Isaha ni nziza. Ubu niyo mu buhe bwoko? Isaha nawe urayireba, nta kidasanzwe, irasanzwe. Ni isaha isanzwe. Ubu wayiguriye hehe? Nayiguriye muri uyu mujyi wa Kigali. Hari akantu ndi kubonamo, ni Apple? Ni Apple? Yereke kameramana ayidufatire neza. Umubyeyi urasa neza. Murakoze cyane. Hanyuma Uwambaye Jessica ni muntu ki? Ni umuririmbyi? Ni umukristo wa hehe? Twibwireho muri makeya. Ndi umuririmbyi, haba mu makorari cyangwa se no kuba naririmba jyenyine, kuko ni impano Imana yampaye. Ndi umukristo rero mu itorero rya ADEPR. Umukristo mu itorero rya ADEPR. Bivuze ngo uri umuririmbyi muri korali, ariko ukaba na single artist, ukaba umuhanzi ukora kariyeri ye ku giti cye. Yego. Uraza kongera ijwi, ndi kumva ijwi ryawe riri hasi cyane. Hanyuma wavutse ryari? Wavukiye hehe? Navutse 1986. Hanyuma navukiye mu gihugu cy'Ubugande. Hanyuma urumva, nyuma yo kuvukira i Bugande twaje mu Rwanda nk'abantu bari bariyo bahunze. Hanyuma turahunguka. Ni ibintu byabaye ku bantu bose nyuma ya jenoside. Yego. Biba bimeze gute kuko kuvukira mu mahanga, kuba impunzi, biba bimeze gute? Urumva, iteka impunzi ntishobora kugubwa neza. Iteka umuntu agubwa neza iyo ari iwabo. Iyo uri mu buzima bw'ubuhunzi rero, ntago ari ubuzima umuntu yishimiramo, ni ubuzima butanezeza. Umuntu yishimira mu buzima bw'uko ari mu rugo, nibwo buzima bunezeza. Ubuzima bw'ubuhunzi rero buravuna. N'ubundi baravuga ngo igihugu cyitwa icyawe iyo gifitemo ubutaka. Iyo igihugu utagifitemo ubutaka ntikiba ari icyawe. Ubu na kameramani ntabwo ari abababarawo, nta butaka agira kameramani. Ubu nta gihugu afite. Birumvikana. Kameramani tumukangurire kugura ubutaka, azaturebe tumurangira aho agura ubutaka kugira ngo agire icyangombwa cy'ubutaka kimwanditseho igihugu cyitwa iki. Naho ubundi yababayeho nk'impunzi. Ubwo
Uwambaye Jessica watangiye kuririmba ryari? urumva natangiye kuririmba ndi umwana kuko naririmbye muri Sunday school ndazamuka, hanyuma natangiye kuririmba jyenyine 2006 nibwo natangiye kujya kuri tere nkaririmba jyenyine. Cya gihe mwaririmbiraga ku disikete wayiririmbiyeho? Nayiririmbiyeho cyane, nararaga ncurisha umuziki, hanyuma rero nkajya kuririmba. Ninde producer mwakoranye bwa mbere Jessica? Icyo gihe rero nakoranye n'abantu twakoranaga n'abaririmbyi abacuranzi basanzwe b'amakorali batuyoboraga. Hari umuntu umwe wigeze aducurira indirimbo yitwaga Christophe rero ntago ari Christophe y'umuhanzi tuzi n'undi, ntago rero muheruka icyo gihe twaje kuburana, ntabwo nongeye kumubona kugeza uyu munsi. Sinagobeshya ngo ari, ariko niwe muntu wankoreye indirimbo bwa mbere n'undi muntu witwaga Janvier muri studio. Agucurira diskete. Kugeza ubu umaze gukora indirimbo nka zingahe zikoze neza muri studio? Kugeza ubu rero indirimbo nakuye muri studio ni indirimbo imwe, niyo nakuyeyo ikoze, nayikorewe na Master P. Ndamubona. Izindi ziracyariyo, ntabwo ziravayo. Hari ibintu bikunda kuvugwa hano hanze ko abagore n'abakobwa bari muri kariyeri muzikale, kimwe mu bintu bibagora ari ruswa y'umubiri bakunze kubazwa n'abaproducer. Ibi bintu byaba ari byo nawe kuko uri umwe muri abo ngabo? Ntago mbizi kuko njye ntago byigeze bimbaho. Urumva nabihamya ari uko byambayeho, rero ntago birambaho cyane ko kubera ko nari nzi neza ko ubushobozi bwanjye butarazamuka neza, nirinze kubyinjiramo cyane ngo ninjire mpure n'abaproducer benshi kuko bishobora gutuma wenda n'ibyo bibaho. Simbizi niba bajya babikora, ariko kubera ko ntahuye nabo benshi batandukanye ntago nabihamya. Hanyuma ubu wakoze indirimbo imwe neza irasohoka, waturirimbiraho gato tukumva? Nta kibazo. Ni indirimbo ivuga ngo Yesu niwe buye. Yego. Waturirimbira tukumva. Yesu niwe buye ryiza rizima, ryanzwe n'abantu bo mu isi yose, ariko ku Mana ryaratoranijwe, niryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Yesu niwe buye ryiza rizima, ryanzwe n'abantu bo mu isi yose, ariko ku Mana ryaratoranijwe. Wow, indirimbo nziza cyane. Ni iyo wandika indirimbo ni icyo ukunda kwandikaho cyane? Hari abantu bavuga ati dukundisha abantu isi, hari abadeve bajya baririmba ngo reba amazu meza twiyubakiye, ngo urebe n'abagore beza twirongoreye, ukumva mbese basa naho bari kuvuga isi ukuntu iryoshye. Wowe ukunda kwandika kuki wandika indirimbo? Jewe rero iyo nandika indirimbo nkunda kwandika ku ijambo ry'Imana, kuko buri muntu wese agira ubuzima aba yarabayemo n'ubwo yaciyemo, nibwo busunika ya mpano. Iyo bihuye rero bivamo ikindi kintu ariko gisa na bya bindi n'ubundi. Ni ukuvuga rero kubera ko ijambo ry'Imana ari ryo ryandeze rikankuza kugeza uyu munsi, rikandera kuva ndi mutoya kugeza uyu munsi aho ngeze, niryo nkunda kwandikaho iyo nandika indirimbo
cyane ko hari n'igihe nyandika bitewe nanone n'icyo Imana yakoze n'uburyo twahuyemo muri cya gihe. Yego. Ku abapasiteri n'abashumba bo mu matorero ya gikristo mubona bashyigikira impano zo kuririmba z'abahanzi ku giti cyabo, cyane cyane reka nire kujya mu makorari kuko amakorari abagizwe n'abantu benshi ntibakiburamo imbaraga, ariko se nkamwe mukora kariyeri muzikari ariko ku giti cyanyu mubona abapasiteri babafasha? Urumva biri buze gusa na kimwe nagushubije ku by'abaproducer. Buriya uyu utaganiriye n'umuntu cyangwa se utamusabye inkunga ngo wenda yikwime, ntabwo ushobora kwemeza ko uwo muntu nta nkunga yaguhaye. Icyakora uyimwatse ntayiguhe ushobora kuvuga uti uyu muntu ntanshyigikiye. Rero nkurikije ko iyo twabaga twagiye mu ivugabutumwa bisanzwe baratwakiraga tugakora umurimo kandi ukabona ko ntawe uguheje. No kuba umuntu ataguheje mu murimo nabyo ntekereza ko ari kimwe mu byemeza ko agushyigikiye. Ariko hari ukukwakira ukaririmba wajya no kugenda bakaguha itike y'ibihumbi 2 cyangwa 5, ariko ukagenda uriye no kuri bwa bugari ka meme. Hari ukuntu bambwiye ngo iyo mwagiye mu ivugabutumwa ntimushobora kuhava mudahesheje amasahani umugisha hari inyuma. Ariko se ku cyerekeranye kuko turi muri 2021 ubu kujya muri studio ni wishyura amafaranga, audio kuyikora uri kumva ko ari ibintu bigoranye, kandi indirimbo muririmba zifasha imitima ya benshi. Hari n'abaza babakurikiye itorero rikunguka izo ntama baje kureba umuhanzi runaka, baramukunze bagize iki. Ntago wumva ko hari ubufasha abahanzi mwari mukwiriye kuba muhabwa? Ubufasha bwo ntibwabura. Buriya umwana n'umubyeyi ntabwo umwana ashobora kubura gukenera ubufasha ku mubyeyi. Ariko Jessica, ndagira ngo ntuze kuganira nk'abanyapolitiki, uganire urumva ntabwo ari ukuganira nk'abanyapolitiki cyane ko ntari we cyane ko ntari we ntabwo naganira nkawe. Uganire nk'umuntu w'umuhanzi. Ubufasha ntabwo bushobora kubura ku mubyeyi. Cyangwa uri kwanga ko hashya kuhatwika. Uri kwanga ntabwo ariyo mpamvu, ariko ibyo ari byo byose nshobora kuba jyewe ntabubonye, ariko hirya hashobora kuba hari undi wabubonye. Icyo gihe rero ntabwo twahamya ngo tuvuge ngo ntabwo baduha ubufasha, kuko niba wowe Batista wabubonye jyewe simbubone, nuko igihe cyanjye cyo kubona buriya ntikiragera. Ariko ndi kubona ufite n'agafanta ntibikubuze kukanywa, wagaterura ukakanywa nta kibazo. Abantu batabona witeretse iruhande agafanta utakanywa, kanywe nta kibazo, kunywa nta cyaha kirimo. Ako gafanta kanywe, abantu batagira ngo ntitujya twakira n'abashyitsi. Hanyuma uti umubyeyi n'umwana bagira uko bakorana. Abahanzi muri rusange, simvuze kuri Jessica, mubanye gute n'abayobozi b'amatorero? Bijya bigorana kuko ubundi kibabera cyiza nuko tuba turi mu makorari. Noneho rero iyo bibaye ngombwa ko utaboneka muri korari, uyu munsi ntiwabonetse, ejo ntiwabonetse, bitangira gusa nk'ibitagenda neza, nk'ibitagaragara neza. Ni ukuvuga rero iyo bitangiye kuza bityo bisaba kugaruka. Noneho wowe iyo ugarutse hari aho wakabaye wari ukomeje, usa nk'usubiye inyuma.
noneho ibaye nk'usubiye inyuma rero urumva ari wowe bishobora kukubangamira bitewe n'imyumvire yawe n'uko wumvaga wifuza n'intumbero yawe wari ufite bigasa nk'ibikubangamiye. nanone ukomeje bigaragara nk'ibibangamiye itorero. bivuze iki rero? bivuze ngo ku mpande zombi bisaba ko abantu bagira ukuntu bahuza. uragira uti abashumba cyangwa se abapasiteri n'abahanzi bakwiriye kugira aho baganirira bagahuza ku buryo imyumvire yabo iba imwe ku mikoranire, kuko mwese nkeka ko icyo murimo ari umurimo w'Imana. nibyo yarushatse kuvuga. urumva ibyo ari byo byose ko twese tuba turi mu murimo, kandi umuririmbyi arimo aririmba ni kimwe n'uko afashe Bibiliya akabwiriza. ubundi bibaye byiza twakagiye tugira igihe duhabwa tukavuga imbogamizi zacu, tugahabwa uburenganzira bwo gukora wa murimo, kuko imihamagarire atandukanye. niba narahamagariwe kuririmba, wowe wahamagariwe kubwiriza ukoresheje Bibiliya bisanzwe n'ijambo ukabwiriza bisanzwe. Yego ijambo riva muri indirimbo zivamo. Yego ni ukuvuga rero uko ushoboye kubikora siko njye nshoboye kubikora, ariko hari uko nahawe, nawe hari uko wahawe. byakabaye byiza za mpano zizamuranye zigashyigikirana, birushaho kubaka ubwami bw'Imana. ese uba ubona utaragwingiye? mu buhe buryo bwo? impamvu nari nkubajije ko waba waragwingiye, watangiye umuziki muri 2006, utangirira bagukorera umuziki kuri diskete kuzamura za 2007 n'8. ngiye ndumva nkuzi muri za 2010 uririmba ufite ijwi ryiza. by the way ngiye ndakuzi uri umuririmbyi cyane cyane muri korali, ufite ijwi ryiza pe, ariko nkuzi unavuga ubutumwa no ku yindi midugudu ujya kuvuga ubutumwa bagutumiye nk'umuhanzi. ndakuzi mu gihe cyaba Uzayisenga Isaie na ba Dominique Nick, ndakuzi mu gihe cyaba Liliane Kabaganza na ba Rene Gahongayire na ba Gerardine. iyo myaka hari ibintu bakoze, baronshinze amarubumu. wowe wumva utaragwingiye? buriya umuntu wese agira igihe cye, akagira n'inzira acamo. noneho ugiye kwimanukira? ngewe ni ukuzamuka, ntabwo ndi bumanuke. bivuze ngo yaterimo imaze iminsi ikoreshwa n'abantu batandukanye ngo barimanukira bagatwika, uhise uyikuraho aka kanya? oya, ntabwo nyikuyeho, ubwo ngewe mfite imyumvire yanjye itandukanye. uzanye imyumvire mishyashya. guhera uyu munsi ni hejuru. kuko twe ntabwo tujya hasi, ahubwo turazamuka. nta pocket down, ni ukuzamuka. kamerama wabyumvishe ko ari hejuru. hanyuma urumva nari nkikubajije, byumvikana ko usa n'umuntu wagiye uhura n'imbogamizi zituma udakora umuziki ku muvuduko wifuza. urumva icyo gihe nari nkiri umukobwa, nkiri inkumi, nkifite igihe, mfite imbaraga z'igihari z'icyo gihe nyine. ariko uko ibihe bigenda bihinduka, ubundi iminsi ngo baravuga ngo bucya bucyana ayandi, mbese buri munsi uzana ibyawe. hajemo inshingano rero, ndubaka, mba umudamu, ndabyara, urumva ibyo nabyo hazamo kurera abana. yego birumvikana. hanyuma nk'abantu bakeneye kugufasha, sibyo? ndagira ngo tukuremere abantu bashaka gufasha Jessica. sinshaka kameramani, kugira ngo na kameramani atazakuguhamagara mu gihe kitari ngombwa. abantu bakeneye kugukontakta, ntuduhe nimero ya telefone, duhe izindi ntuza platform za social media
ushobora kuba ukoresha ku buryo abantu bagushakaho, hanyuma ukeneye kugufasha mukazaganirira kuri iyo platforms. Byashoboka ko iki kiganiro cyacu turimo gukora hari producer ugikurikiranye, sibyo, akaba yumvisha uririmba neza, wenda uraza kuturirimbira n'indi ndirimbo, ariko si umuntu ukeneye kugufasha kugira ngo impano yawe yaguke, agushake kuyihe platform ushobora kubonekaho. Nta idasanzwe, nkoresha nimero ya telefone isanzwe, nkakoresha ama WhatsApp. Ikindi kintu nkoresha ni Facebook, nkagira Instagram nigeze njyaho, ariko ngera igihe ndayireka. Facebook ndayifite. Abantu b'abasirimu basobanutse, nta uri kumva, ntabwo uri kuri Twitter, wenda cameraman azabigufasha ujye hejuru urumva, ariko reka tugusabe uduhe Facebook yawe, abantu bakeneye kugukontakta bagusange hariya kuri Facebook, hanyuma bakuremere. N'ubundi amazina nkoresha nayo ni Uwambaye Jessica, niyo nkoresha n'ubundi kuri Facebook. Hari ifoto imeze gute kugira ngo nibasangaho Uwambaye Jessica bamenye ko ari wowe? Hari ifoto yanjye isanzwe, ni jyewe uriho, uyu mureba ni uriho. Abantu inshuti zacu, uyu mubyeyi ndashaka ko tumuremera agakora umuziki ariko mu buryo bwa kinyamwuga, agakora umuziki usobanutse, ajye muri studio azana ibihimbano byinshi byiza. Hanyuma uyu munsi harimo amavugurura ari kuba mu itorero ryawe rya ADPR. Ntago ngiye kukubaza ngo bihagaze gute na gute, kuko iyo ni imiyoborere ya buri munsi y'itorero. Ntago uri mu bari gukora aya mavugurura, n'ibitekerezo byawe wenda sinzi ngo byagarukira hehe, ariko ni iki nk'abahanzi cy'icyifuzo kirebana n'abahanzi mwumva cyagakwiriye gukorwa muri ayo mavugurura cyerekeranye n'abahanzi cyangwa n'abaririmbyi muri rusange n'amakorali? Urumva icyifuzo dushobora kugira cyangwa dufite ku itorero n'ibijyana n'amavugurura, ibyo ari byo byose twifuza ko mu mavugurura akorwa natwe batuzirikana. Bivuze iki? Hashyirwemo umupasiteri uhagarariye abahanzi. Ashobora kutabaho ari umupasiteri, ariko hakabaho department ihagarariye umuziki mu baririmbyi, amakorali, ku buryo bishoboka ko tugize ikibazo cyangwa icyifuzo tugira aho gishyizwa vuba byihuse, kitiriwe gica kwa representa, kidaciye no muri bandi bakorana nawe, ahubwo biro igashyiraho departema ishinzwe abahanzi by'umwihariko. Ishinzwe abahanzi, ishinzwe abaririmbyi muri rusange, byarushaho kudufasha, byatuma ari amakorali byarushaho kwaguka, abaririmbyi bakagira iterambere mu murimo w'Imana, ubwami bw'Imana bukarushaho kwaguka, ndetse n'abahanzi nabo ubwabo bakaba bagira irindi terambere ryagutse. Abashumba bose bazajya mu ijuru? Ntago mbizi. Cameraman urakoze cyane, umutumirwa wacu nawe arakoze. Tubashimire mwese, tubasabe kuduha ibitekerezo byanyu. Nimujye aho hasi, aho ngaho mubona munsi y'iyo video, muduhe igitekerezo, mudusabe ibyo twabakorera. Hanyuma ikindi tubasabye, turabasaba gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubahe ibintu bisobanutse. Mwakoze cyane.